uhambiriyeho ubupfapfa. iyo ikintu gihambiriwe ku kindi, think about it. umutima w'umwana let's say this is a child's heart, uhambiriweho ubupfapfa, donc biri intermingled, biri intertwined ku buryo nyine udashobora gutandukanya ubupfapfa n'umutima w'umwana. niyo mpamvu tubona abana bakora ibintu biri crazy, like ugasanga yagiye muri douche ari kuvanga wenda korogate, mayonnaise, ari umukobwa wanjye ajya abyita experiment, ari gukora experiment kubera inanirira. hari igihe abagore twumva ko ari twe dushakira abana bacu ibyiza, tukumva ko ba papa babo ntacyo bibabwiye, ugasanga ababyeyi baravuguruzanya. niba umwana asabye mama ikintu, wenda akubwira ati mama waretse nkajya gukina cyangwa se watse nkajya gusura abaturanyi, mama akamubwira ati oya burije ntabwo ujya gusura abaturanyi, cyangwa se yabanje kuri papa aramubwira ati oya burije ntabwo ujya gusura abaturanyi amasana. rero ababyeyi benshi bibwira ko niba kunda umwana bakamuha ibyo bintu by'ibanze, bakamushaka minervare, umwana wabo azaba mwiza. ngira ngo baba bafite perspective y'uko iyo akana kavutse mwese mubabona ukuntu gateye imbabazi. so abantu benshi banakita kamarayika, which is a lie. nakunkomeza kubivugaho nyine. uzigisha umwana wawe, uzarera umwana wawe ukoresheje psychology yo mu isi, aho bakubwira bati umwana ukwiye kumureka uko yumva ibintu niko bigomba kugenda, umwana ukwiye kumureka ibintu bibakora ni uko akiri muto azagenda akura bireka, umwana ntabwo ukwiye kumuhana. baragushuka ubwenge bw'isi Imana ibwita ubupfu. Hello, amahoro y'Imana bane namwe sashimwe, muraho neza abakunzi ba Shelf to Self. ndashimira Imana ko impaye uyu mwanya kugira ngo twongere dusangire, tuganire, twigane. ndabakiriye ikaze, kandi niringiye, ndasaba Imana ko iki kiganiro kiri bugufashe nk'umubyeyi, kugira ngo ukomeze urerere Imana, ukomeze urerere umwami wacu kandi urere neza. uyu munsi rero ndashaka kubaganiriza kuri obstacles to successful parenting, cyangwa se imbogamizi zituma uburere bw'abana butagenda neza, zituma parenting itagenda neza. natekereje ko ndi bubaganirize ingingo 7, ariko nitubona bibaye birebire tuzakomerezaho zimwe na zimwe ubutaha. so tudatinze rero, let's dive in. ingingo ya mbere nshaka kubabwiraho ituma parenting itaba successful, cyangwa se imbogamizi ya mbere yo kurera, ni uko ababyeyi benshi bagira defensiveness, parental defensiveness, cyangwa se ababyeyi benshi ntago bashaka kwemera ko batazi kurera, cyangwa se kwemera ko barera nabi, cyangwa kwemera ko bafite gap. reka ndeke kubyita kurera nabi pase, kuko hari n'igihe umuntu aba atazi what to do. kuba utazi ikintu ntago necessarily bivuga ko urera nabi, ariko nyine kutabyemera, kutemera izo ntege nke zawe ufite muri parenting, ni imwe mu mpamvu ituma parenting cyangwa se kurera bitaba successful. ababyeyi benshi ikintu cyose umweretse kitagenda, aba afite igisobanuro ashobora kugitangaho. ushobora no kuba ugerageza kurera neza, ariko niba igihe cyose bagize icyo bakuvugaho cy'imirerere itari myiza, uhita donc widefanda, uhita wumva ko bakwatatse, uhita wumva ko barengereye. icyo ni ikimenyetso cy'uko udakunda kwiga kw'ababyeyi, kutemera ko hari ahantu nk'umubyeyi waba ufite intege nkeya ngo ube open ku kwiga, ni kimwe mu bintu bituma parenting itaba successful. ikindi kintu gituma parenting itaba successful ni uko ababyeyi benshi batekereza ko abana babo ari beza by default. bigatuma bakonfuzinga, bitiranya kurera umwana no kumutoza. Raising a child is basically giving them the basics. kuba uha umwana ibyo kurya, ukamujyana kuryama, ukamwishyura minervare, ukamufubika iyo hari imbeho, ibyo ngibyo ni ibintu by'ibanze uha umwana. ibyo ntabwo ari ukurera umwana, ibyo ntabwo ari ugutoza umwana. rero ababyeyi benshi bibwira ko niba kunda umwana bakamuha ibyo bintu by'ibanze, bakamushaka minervare, umwana wabo azaba mwiza. ngira ngo baba bafite perspective y'uko iyo akana kavutse
mwese mubamona ukuntu gateye imbabazi. So abantu benshi banakita kamarayika, which is a lie, nkomeza kubivugaho nyine ko cyari ikinyoma. Ariko nagira ngo mbibutse babyeyi beza ko abana bacu ntago baba beza by default. Donc by default ni ukuvuga ngo umwana wanjye azaba mwiza, ntago bisaba ibintu byinshi, n'ubundi n'akana keza azagenda akura umwana mwiza, nta kintu binsaba kubikoraho. No, ntago ari byo. Kutoza umwana ni bumwe mu buryo bwo kuzana impinduka. Ijambo ryo gutoza rikoreshwa mu kurera abana, training a child, ni ijambo rikoreshwa mu gisirikare. Ijambo ryo nk'ukuntu batraininga tuvuge imbwa abafite imbwa murabizi, uyitoza kujya hanze nibi wenda iza hano da izo mu bindi bihugu, ariko nayo uyitoza kukwitaba, ukayitoza ukwiye kumenya abo mu rugo n'abatarabo mu rugo. Hari ibintu uyitoza, that's training. Mu gisirikare kujya mu musirikare mwiza ntago it doesn't happen by default. Aratozwa uko niko n'umwana rero atozwa kugira ngo abe mwiza. Ikindi, mu migani igice cya 22 umurongo wa 6 tubonamo verse ivuga ngo, umurongo uvuga ngo menyereza umwana wawe inzira akwiye kunyuramo ngo azarinda asaza akirimo. Mbese niba umwana ari mwiza, kuki bisaba kumumenyereza? Iri jambo kumenyereza mu cyongereza ni ryo to train. Murumva ko mu kumenyereza harimo ikintu cyo guhora ukora ikintu gahoro gahoro. Kumumenyereza ntabwo amenyereza umwana ikintu umunsi umwe. So iki ariko kinagaragaza ko niba umuntu akeneye kumenyerezwa inzira akwiye kunyuramo, nuko utamumenyereje yazanyura inzira itariyo. Niyo mpamvu n'abanyarwanda avuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Hari umuvandimwe nigeze kumva avuga ngo ese ngo nimba kimeze neza kuki kirinda kugororwa? Obviously igiti nyine kiba kimeze nabi. Umubyeyi utekereza ko umwana we azaba muzima kuko ashyiramo gospel songs mu rugo bakanasenga bagiye kuryama, aba yishuka. Ikibazo abana bacu bafite kiri so deep, ni ikibazo gikomeye. Ikibazo abana bacu bafite ni ikibazo cya kamere. So ibyanditswe muri Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9 kitwereka ko umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, ufite indwara kandi ngo utizeye gukira. Genesis itangiriro 6:5 Imana igaragaza ko kwibwira ko imitima y'abantu ari kubi ngo uhereye iteka ryose, ndetse igice cya 8 umurongo wa 1 itangiriro hakavuga ko kwibwira ko imitima yabo ari kubi iteka ryose. Uhereye mu buto bwabo. I'm just paraphrasing. Rero ntabwo umutima w'umuntu wandura akuze cyangwa abaye umutineja, oya, ahubwo umutima w'umuntu kuva umwana akiri muto uba wanduye. So kutumva rero umutima w'umuntu, kutumva kamere abana bacu bafite, ni kimwe mu mpamvu zituma parenting ifailinga cyangwa se itaba successful, cyangwa ni imbogamizi ituma ababyeyi batarera. Kuko wowe uzi ngo uri kurera umumarayika, ariko in reality uri kurera umuntu mubi. Ababyeyi ndabizi muri too sensitive. Uri kurera umunyabyaha, to put it in simple words, uri kurera umunyabyaha. Kandi ntago kuba umunyabyaha n'ubundi byoroheje ikibazo, kuko nyine umunyabyaha urumva ko harimo ikibazo. Mu migani igice cya 22 umurongo wa 15 hari umurongo uvuga ngo ubupfapfa buhambiriwe ku mutima w'umwana. Iyo ni parti ya mbere. Ibaze ukuntu Imana igaragaza ko umutima w'umwana uhambiriyeho ubupfapfa. Iyo ikintu gihambiriwe ku kindi, think about it. Umutima w'umwana, let's say this is a child's heart, uhambiriweho ubupfapfa. Donc biri intermingled, biri intertwined ku buryo nyine udashobora gutandukanya ubupfapfa n'umutima w'umwana. Niyo mpamvu tubona abana bakora ibintu biri crazy, like ugasanga yagiye muri douche ari kuvanga wenda korogate, mayonnaise, ari umukobwa wanjye agiye byita experiment, ari gukora experiment. Kubera iki? Mu bwenge bwe nyine harimo ubupfapfa, harimo nyine ubwenge buke, niko navuga, ku buryo nyine akeneye kuba trend, ku buryo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutima, kiva mu mutima. So umuntu wese avuka yitekerezaho ubwe. Umwana w'umubebe avuka ari self-centered, ashaka ko ibyo ashaka ari byo bikorwa, ashaka ko igihe abishakiye ari bwo bikorwa. Niyo mpamvu nk'umubyeyi dufite inshingano zo kwigisha abana bacu kwihakanira, kuko umwana avuka nyine ari self-centered, yumva ari ngewe. Umubyeyi niwe ufite inshingano zo kwigisha umwana ko life does not rotate around you. Isi ntago ari wowe izengurukiraho. There is so much to life than you. Kumwigisha kwivaho. Umubyeyi ushaka kurera abana bazima akwiye kwikuramo idea yuko naho umwana w'urukundo azahinduka umuntu muzima.
ahubwo bisaba kwigisha, bisaba guhana, bisaba guhozaho, bisaba gukosora, bisaba no kumusengera. Kandi ibyo ngibyo ni rwo rukundo rw'ukuri. Ababyeyi benshi baba batekereza ngo umwana, all I need to do for my child ni ukumukunda, kumukorera utuntu twiza, kumuspoilinga. Well and good, ibyo ntabwo ari bibi, ariko ibyo ntibibasha guhindura wa mutima wa mwana uhambiriye w'ubupfapfa. Indi ngingo ituma kurera iba imbogamizi mu kurera abana kugira ngo bigende neza ni ukwigabanyamo ibice by'ababyeyi. Iki kintu kirakomeye cyane, ndagira ngo abamama mu cyumve, kuko abapapa of course twese bitubaho, ariko ntekereza ko abamama hari ahantu tugira intege nke muri kino kintu. Abana bakwiye kumenya ko papa na mama ari timu imwe muri parenting. Iyo papa na mama batumvikana mu buryo bakwiriye kurera abana, that's a recipe for disaster. Ntago kurera gushobora kugenda neza. Kuko ubwami bwigabanyijemo budashobora kugumaho. That's what Jesus said. Aho ngaho niho akenshi abagore rero bitunanirira. Hari igihe abagore twumva ko ari twe dushakira abana bacu ibyiza, tukumva ko ba papa babo ntacyo bibabwiye. Ugasanga ababyeyi baravuguruzanya. Niba umwana asabye mama ikintu, wenda ahubwira ati mama waretse nkajya gukina, cyangwa se waretse nkajya gusura abaturanyi, mama akamubwira ati oya burije ntago ujya gusura abaturanyi. Cyangwa se yabanje kuri papa aramubwira ati oya burije ntago ujya gusura abaturanyi amasaha. Yajya kuri mama akabwira mama ndetse nkajya gusura abaturanyi, umwana akahita mama akahita avuga ngo nta kibazo genda. Okay, umwana bavuze burya hagati ya mama na papa harimo itandukaniro ukuntu bumva ibintu. Rukuvuga ngo n'ubutaha azajya azabwira umwe papa ko nshaka bombo, umwe niyanga ajye ku wundi, undi yemere. So ibyo ngibyo bituma uburere bw'umwana budashobora kuba successful iyo ababyeyi batari team. Ubwo ngubwo icyo kintu rero nk'ababyeyi nagira ngo of course turi kuvuga ku bibazo, ariko tuba tugomba kuvuga n'ibisubizo. Nk'ababyeyi dukwiye kumakinga sure, dukwiye kubikoraho ko papa na mama bari team imwe muri parenting, mu kurera abana. Kandi n'abana bakabazi ngo iyo mama yahakanye ikintu na papa aba yagihakanye, iyo papa yemeye ikintu na mama aba yacyemeye. Niba hari ikintu mutumvikanaho nk'ababyeyi, mwebwe mugomba kubanza mukiherera, mukakiganiraho, ariko mukaganiriza abana mufite imyanzuro imwe. Noneho reka tuvuge wenda scenario ibaye aho papa na mama batari kwemezanya ku kintu, aho papa na mama batemezanya ku kintu. Wenda n'urugero, umwana yasabye papa bombo, papa aramwemerera, ariko aje kubwira mama ntiyari yamenye ko wenda yavuganye na papa. Mama aramubwira ati oya ntabwo uri burye bombo. Ni ukuvuga ngo umubyeyi umwe yabyemeye, undi ntabwo yabyemeye. So what should happen muri iyo scenario? Excuse me. Icyambere nagira ngo mbabwire ababyeyi twige kujya tubanza tubazanye. Ni ukuvuga ngo papa mbere yo kwemerera umwana kurya bombo, kuko papa arabizi ko akenshi abana bari kumwe na mama, akwiye kumubaza genda ubanze ubaze mama, ni urugero. Cyangwa se mama akabwira umwana genda ubanze ubaze papa. Hari igihe ubamva udafite strong view ku kintu, cyane cyane ndaba papa. Niyo umwana amubwiye ko ashaka bombo, hari igihe papa itavuga ati why not, ariko kuko azi ko we na mama ari team, ako kantu kamuzamo kavuga ngo ubu se mama yaba yamuhakaniye, ubundi se mama si uzi niba ku manywa nta yindi bombo yariye. Akambwira ati okay genda ubaze mama, nabyemera nta kibazo urye bombo, mama natabyemera you have to ntago uri burye bombo. Ako kantu ko gucekinga nawo nk'ababyeyi. Ariko ikindi kutavuguruzanya. Niba wenda muri kumwe muri salo, papa akavuga akemerera umwana ikintu, ushobora no kumva wowe utari kukimwemerera, ariko the fact yuko papa yamaze kukimwemerera, ibyiza no kubireka umwana akagifata, of course mu gihe kitari harmful. Kandi koko akenshi ntago bari ibintu biri bwica umwana, kugira ngo umwana abone ko harimo harmony hagati yawe na papa. Aho kugira ngo aho kugira ngo hakane hagati yawe na papa bigaragare ko hatari mu bwumvikane, wareka umwana agafata ikintu cyangwa se agakora ikintu, wenda papa mukaza kuganiraho nyuma, mukajya inama, mukabwira ati wari kumbaza gutya tukajya inama, ariko atari imbere y'abana. Iyindi point ituma parenting itaba successful ni ukwizera abanyabwenge b'isi. So Imana yaduhaye ijambo ryayo ngo ritwigishe uko tugomba kurera abana.
second Peter Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 3 havuga ko imbaraga z'Imana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, amen, na godliness. Ni ukuvuga ngo dufite enough package mu ijambo ry'Imana itubwira uko dukwiye kurera abana. Nubwo ijambo ry'Imana ritatubwira ngo wenda umwana ukwiye kumugurira toys uyu mubare cyangwa se umwana ukwiye kumukorera ikintu iki specifically in details, ariko ziduha guidelines, ziduha imirongo mikuru tugenderaho ku buryo igihe cyose iyo ukurikije iyo mirongo mikuru ubasha kurera abana nk'uko Imana ishaka. Abanyabwenge bo muri iyi si rero bafite ubundi buryo butandukanye babonamo uko kurera abana bikwiye kugenda, ariko mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 19 kugera kwa 25 ufite umwanya azafate Bible basoma ahantu Imana igaragaza uburyo Paul yanditse ukuntu uburyo ubwenge bw'abisi Imana ibwita ubupfu. Ntago uzigisha umwana wawe uzarera umwana wawe ukoresheje psychology yo mwisi, aho bakubwira bati umwana ukwiye kumureka uko yumva ibintu niko bigomba kugenda, umwana ukwiye kumureka ibintu bibakora nuko akiri muto azagenda akura bireka, umwana ntago ukwiye kumuhana. Baragushuka ubwenge bw'isi Imana ibwita ubupfu. Babyeyi, ni nayo mpamvu murambi encouraging soma ijambo ry'Imana. Uzamenya gute uko ukwiye kurera umwana wawe mu gihe udasoma ijambo ry'Imana ngo umenye icyo rivuga kuri cases uhura nazo muri parenting. Uzamenya gute icyo ukwiye gukora mu gihe umutima wawe utawuzujemo ijambo ry'Imana. David yaravuze ngo nabikije ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Ni ukuvuga ngo bumwe mu buryo umuntu amenyamo Imana butuma abasha no kwirinda icyaha ni ukubika ijambo ry'Imana mu mutima. Mubyeyi rero nawe ukeneye ijambo ry'Imana ko ryuzura umutima wawe mu buryo ukwiye kureramo abana kugira ngo umenye uko ukwiye kurera. Ntabwo ukeneye ubwenge bw'isi. Icya gatanu ni uko ababyeyi benshi bagira ubwoba bwo kurera umwana nk'uko barezwe. Ababyeyi benshi bafite, niba nazita bamwe bafite trauma, like real trauma, wenda barezwe koko mu buryo bubi bugoye bubabaje. Hari n'abandi bafite victimhood mentality, baba bumva bafite drama tu. Ati mu rugo baradukubitagaho mbwa bigeze baguca igisebe, reka da, bagukubitaga se nta makosa akoze, nabaga nayo akoze, none ushaka wanyu bakureze neza ahubwo uzabagurira akantu. Rero babyeyi, hari ibintu bikeya nasomye muri kino gitabo. Actually reka dusubire inyuma, reka mbasomere ikintu cyantangaje cyane. ni ubushakashatsi bwakozwe na Minnesota Crime Commission, komisiyo nyine y'ubugenzacyaha ya Minnesota. Aba bantu ntabwo ari abakristo, ni abantu donc basanzwe, ni komisiyo nyine y'ubugenzacyaha. Ariko natangajwe cyane n'agace gato ko muri report nshaka kubasomera. Ndagasoma mu Cyongereza, wenda ndaza kugerageza gatoya gushyira bimwe na bimwe mu Kinyarwanda. Karavuga ngo every baby starts life as a little savage. He is completely selfish and self-centered. He wants what he wants when he wants it. His bottle, his mother's attention, his playmates' toys, his uncle's watch, or whatever. Deny him this and he seethes with rage and aggressiveness, which would be murderous were he not so helpless. He's dirty, he has no morals, no knowledge, no developed skills. This means that all children, not just certain children, but all children, including yours, Mama, all children are born delinquent. If permitted to continue in their self-centered world of infancy, given free rein to their impulsive action to satisfy everyone, every child would grow up a criminal, a thief, a killer, and a rapist. This is so true, so very true indeed. Umwana wese ntabwo ari abakristo bano bantu, ariko bakoze ubushakashatsi, bamaze igihe kinini bakora ubushakashatsi, imyaka myinshi biga ku bana, baza kwanzura ko umwana wese avuka ari mubi, ko umwana wese avuka yirebaho. Baza kwanzura ko umwana wese ashaka ikintu ashaka igihe agishakiye. Niba ashaka konka nako kanya, ntago wamubwira ngo tegereza mama arye, araba ari kurira. Niba ashaka isaha ya uncle we, nako kanya ntago ushobora kumubwira ngo iyo saha ntago ari yawe. Mu gihe umwimye ibyo ashaka,
aba afite uburakari ku buryo yaba yatari uruhinja afite imbaraga yanakwica. Nyine nuko ari helpless kuko ari umwana, ariko nyine uburakari afite kumwima icyo ashaka yumva yanakugirira nabi. Avuga ko rero umwana avuka nta bumenyi afite, nta skills, nta bumenyi, avuka nta morals, nta ngeso nziza afite. Aravuga ngo ibyo bishatse kuvuga ko umwana wese, ntabwo ari abana bamwe na bamwe, ni abana bose bavuka igihe uramutse ubaretse ngo bakomeze uwo murongo bavukanye wo kuba self centered cyangwa wo kwirebaho, kumva ko aribo bari isi izengurukiraho, ukamureka kuko uko niko avuka ameze in infancy, agakomerezaho, uyu mwana ngo yazakura agahinduka umucriminal, agahinduka umunyabyaha, agahinduka umwicanyi, agahinduka umujura, agahinduka umurapist. Ni ukuvuga ngo igihe nta kintu umubyeyi akoze ku mwana we, uramutse uretse umwana ngo yirere iyi training, waba uri kurezing uriya muntu twavuze, umujura n'ibindi byose. Now let's come back to our point. Twavugaga ko kuri point yo ubwoba bwo kurera umwana nk'uko warezwe. Ababyeyi benshi baba bafite ibikomere by'uburyo barezwe, sometimes not necessarily ko barezwe nabi, ahubwo hari ibintu barashaka donc njya mbyumva cyane. Kambaye nk'urugero, umwana wenda wavukiye mu muryango w'abana 8, iwaba ari abakene, agira tendency yo kumva ashaka kubyara abana 2, reason being ngo nshaka guha abana banjye, ntago nshaka ko abana banjye bakura nk'uko nakuze, kuko ntabonaga ibintu byose nkeneye, therefore I would rather have 2 kids, nabyara abana 2 kugira ngo mbahe ibyo bakeneye, kubera ka kantu ka emptiness of materials cyangwa attention cyangwa affection yagize, akumva ashaka kugakuzaho kubyara abana bake kugira ngo abahe iby'iwabo batamuhaye, which is not biblical in fact. Ntabwo ari ko Imana idusaba, ntabwo ari uko nguko ibibazo bikosorwa. Yatanze ingero ndashaka nanjye kuzibabwiraho gatoya. Umubyeyi wakuriye mu muryango ukenye, iyo akuze akagira abana, atendinga gushaka guha abana bibirenze bikenewe, to indulge his children, abaha ibintu byose mbese bashaka, icyo bashaka cyose arakibaha, kubera ka kantu ko kumva ko yakuze atabona ibyo ashaka. Ibyo rero akaza gutangazwa nuko abana be ari abana b'indashima, ari abana bari entitled. Wa mwana wumva ati urangomba iki ngiki, kubera iki? Kubera ko wamumenyereje ko ibintu byose ashaka ubimuha, so akurana entitlement, ari self centered. Kubera iki? Kubera ko ibintu byose ashaka yumva ukuye kubimuha. Umubyeyi wakuze batamwemerera gukina cyangwa kujya muri social activities, bamufungirana, kenshi iyo agize abana biwe agira tendance akenshi ashaka to overindulge them in activities. Arashaka kubandikisha kujya gukina ibi, ashaka kubashyira muri za activity, ashaka kuba donc abana nyine agashaka kurimbarsinga ibyo ababyeyi be batamukoreye kugira ngo abikorera abana be. Umubyeyi wakuze mu rugo iwabo bari too strict, bafite amategeko menshi, cyangwa se tuvuge baranamwabuzinze, agira tendency yo kuba too permissive, gushaka kureka ko umwana akora ibyo ashaka byose, gushaka kureka umwana be on his own, do not bother your child, give them their rights and all that. Ibyo rero ntago bigenda neza, kuko wa mwana waretse ngo akora ibyo ashaka byose, umubyeyi aza gutangazwa nuko wa mwana yahindutse mubi. Kubera iki? Kubera ko nyine umutima w'umwana uhambiriye mu bupfapfa, numureka ngo amere uko ashaka ntago yaba mwiza. So n'ibindi, hari n'izindi ngero, ariko icyo tubona nuko amakosa ababyeyi bacu bakoze baturera ntago necessarily tuyakosoza opposite y'ibyo badukoreye, ngo niwe bataragoye ibyo ushaka byose ngo kubikosora nuguha umwana wawe ibyo ashaka byose. Again, nkuko nabivuze, aha niho ijambo ry'Imana rero rijua yo kutwigisha nihe dukwiye kugira balance. Niba ababyeyi bawe wenda batarabashaga kuguha ikintu kubera ubukene, Imana ikaba yarakugiriye ubuntu, ukaba ufite ubushobozi, ukwiye kumenya n'ibiki nkwiye guha abana bihagije, simbime ariko kandi bidakabije, ku buryo babona ko ntago icyo bakeneye cyose ariko bahera ko bakibona, kuko iyi ni isi. So icyo kintu nacyo ni kimwe mu bintu bituma parenting itaba successful, ubwoba bwo kurera umwana nk'uko warezwe. Ikindi,
ikindi ni survivor oriented parenting. Ababyeyi benshi bafata kumarana akanya n'abana babo nk'ibintu bigoye, mbese sibo babona abana babo bagiye kuryama cyangwa se abana vakansi irangiye basubiye ku ishuri. Iki kintu kirakomeye cyane. Survival oriented parenting ni ababyeyi barera abana babo ariko mu by'ukuri Imana atari iri muri center of their parenting, ahubwo bo ubwabo abo babyeyi rero ukuntu bameze batendinga kurera abana mu ngeso zigaragara inyuma kugira ngo abantu babone ko ibintu bigenda neza. Mbese niba mugiye muri public, aho kugira ngo ikibazo wibaza ari kwibaza ngo mbese umwana wanjye ari gushorera imizi mu kuri ku buryo niyageze mu bandi bana atikunda ngo arwanire ibikinisho yumve ko ibintu byose ari ibye, ahubwo wowe uri kuvuga atansebya, adakora ikintu akanshwaza. Mbese wowe ni wowe uri kwitekerezaho gusa. So we don't train our children for our sanity. Ntago turera abana bacu cyangwa ukamwigisha ikintu kugira ngo wiyorohereze, mbese wiyorohereze. Ababyeyi benshi, as I said, barera abana in such a way yuko atari bo bazabona umwana wabo agiye ku ishuri. Reka nkubwire mubyeyi, kandi kubw'imbabazi z'Imana, please repent. Iki kintu ababyeyi benshi baragifite muri iyi generation yacu, and it breaks my heart. Ababyeyi benshi ntago bashaka kumarana umwanya n'abana babo. Kubera iki? Ndakubwira impamvu mubyeyi udakunda kumarana umwanya n'umwana wawe. Nuko umwana wawe wamureze nabi ku buryo ntago ari umwana ushimishije kugumana nawe. Buri uretse nawe nkubwire n'abarimu be ntibamukunda. Umwana warezwe nabi se ninde mwarimu se umushaka? Icyamushimisha nuko wamugumana ntumwohereze no ku ishuri. Ukwiye kurera umwana mu buryo biguhindukira umunezero kumarana umwanya n'abana bawe. Reka mbabwire babyeyi, let's bring back this. Ababyeyi twongere dukunde kumarana umwanya n'abana. Kuki abana ko ari abawe, ko ari wowe Imana yabahaye, kuki wowe wumva buri gihe wabohereza hirya bajye ku ishuri? Sinjye uzarota bagiye ku ishuri, sinjye uzarota bagiye mbese you always want someone else to raise your children for you. Uri kubona ikibazo ahantu kiri? Abo bana niwe Imana yabahaye ngo bare. Reka mbabwire, parenting, kurera abana ntago biba outsourced. Ntago mama wazakurerera, ntago ku ishuri bazakurerera, ntago umukozi wo mu rugo azakurerera abana. Ni wowe mubyeyi, ni wowe ufite umurimo wo gutraining abana. Abandi bagufasha, well and good, abafite ababafasha, it's a good thing, ariko ni wowe ufite inshingano zo kurera abana bawe. So ababyeyi, we don't train our children for our sanity but for their good and for the glory of God. Turera abana bacu kubw'icyubahiro cy'Imana. Nk'ababyeyi, Imana itwigishe kurera abana atari mu buryo bwa survival cyangwa bwa self-centered, ahubwo mu buryo buri biblical, kuko niturera gutyo abana bacu bazatuzanira amahoro n'umunezero. Hari amagambo Solomon yavuze mu Migani igice cya 29:17 haravuga ngo hano umwana wawe azakuruhura ndetse azanezeza umutima wawe. Amen. Babyeyi, this is the reason for biblical parenting. Umwana wareze neza, umwana wahanye neza akuzanira umunezero at the end. Imana ntabwo irwanya umunezero wacu. Ntabwo turera abana. Nimvuga ngo we don't train our children for our sanity, don't think God is against your sanity. Of course he's not. Ariko Imana irarwanya ko ari wowe wishyira muri center y'uburere bw'abana bawe ugashaka ko ibintu byose bigukorera. Ndashaka kurera abana kugira ntibakandushye, ndashaka kurera abana kugira ngo ntibakansebye abashyitsi baje, ndashaka kurera abana donc urareba ni wowe bigarukaho. Ndashaka kurera abana kugira niyorohereze. If it all comes back to you on you, niba Imana atariyo iri hagati mu buryo ushaka kurera, aho kugira ngo uvuge ngo ndashaka kurera abana bubaha Imana, ndashaka kurera abana bafitinya Imana, bafite igitinyiro cy'Imana, ndashaka kurera abana bakunda Imana, ndashaka kurera abana bakunda abantu, ndashaka kurera abana baserving a community, ndashaka kurera abana batari selfish. You see the difference? Noneho kuruta kwigarukaho rero. Ikindi aricyo nsorezaho, indi mpamvu ituma ababyeyi parenting itaba successful nuko ababyeyi bakunda ubuzima bworoshye. Reka mbabwire, kino kintu ngomba kuzagikora nk'ingingo kwacyo for sure. Iki kintu hari ibintu byinshi nshaka kukivugaho, kirambabaza, kirantangaza ku buryo ntago nshaka kukivugaho nonaha. Cyafata umwanya utari muto. Reka tuzakigarukeho. Gukunda ubuzima bworoshye ni kimwe mu bintu bituma
kurera abana kwacu kutagenda neza. Reka ndekeraho, ndabasengera ababyeyi, saba Imana kugira ngo ibahe ubwenge bwo kurera neza. Kandi nuzajya wumva muri izi obstacles ukumva harimo imwe ustrugglinga nayo, bishyira Imana mu isengesho, muyikoreza amaganya yanyu kuko yita kuri mwe. Usaba Imana ibwire ati Imana, nafelinze abana banjye kubera ko nanga kwiga, nafelinze abana banjye kubera ko njye na papa bo twigabanyamo ibice, nafelinze abana banjye kubera ko nakurikije ubwenge bw'isi yo gukurikiza ijambo ryawe. Usaba Imana ubuntu bwayo, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Imana izagushoboza, Imana ibahe umugisha. Nakagaruka naho ubutaha. God bless you.